Nitwa Hirana Clement nkaba ndi umumambre wa Abe Workout yatangiye muri 2014 mu Bufaransa. Ikaba yaratangiye igamije kuzamura fitness moderne muri Afrika y'Iburasirazuba. Tukaba twariyemeje kubinyuza mu marushanwa amwe namwe twagiye dukora kandi tugikomeza. Bodybuilding nkuko mu cyongereza bivuga ni uburyo bwo kubaka umubiri, bikaba bijyana cyane n'imirire n'imyitozo, hanyuma bikaba ari ibintu birangira nyine bifite ishusho inogeye amaso, hanyuma nyine abantu bakajya kwiyerekana mu marushanwa atandukanye hirya no hino ku isi. Hirana Clement rero akaba ari umunyamuryango wa Abe Workout ibi Burayi, imaze imyaka isaga 5. Tukaba twaratangiye turi abahungu babiri, arimo ngewe na Carpet. Noneho uwo mu cameraman nyine agakunda ibyo nkora, hanyuma afata ingamba zo kunkurikira. Nyuma yo gutangira kunkurikira niho twatangiye nyine ibyo gukora amarushanwa hirya no hino, ari nabwo tugikomeje ubu ngubu. Tukaba twamvije gukora ndi mu bihe bizaza bigiye kuza menshi cyane. Twatangiye amarushanwa neza nyine twinjiye mu buryo bw'amarushanwa mu mwaka wa 2016 niho twatangiranye n'urushanwa ryitwa Muscle Show. Icyo gihe physique yacu ntabwo yari ihagije ku buryo twagombaga gukora, twahereye kuri niveau yo hasi ariyo bita men physique. Men physique ni category abantu baba bambaye amakabutura, nuvuga ngo werekana igice cyo hejuru ariko icyo hasi ntabwo cyerekana. Hanyuma 2016 ubwo twari tugitangira uwo mwanya nyine tutahana umwanya wa mbere. Iyo category turayicyura ya men's physique. Hanyuma muri 2016 irangira tuza gukora icyo bita Muscle Mania. Muscle Mania rikaba ari irushanwa riri international, ryapermetaga kugira ngo duhure n'abandi bantu bo hirya no hino, ariko natwe tujya mu yindi niveau bita men's classic. Nuvuga ngo icyo gihe werekana n'amaguru, icyo gihe uba wambaye ikariso. Hanyuma tumaze kubona iyo Muscle Show, niho twahise tubona itike tujyana muri Muscle Mania. Ari irushanwa ryari riri international, ariho nyine twahise duhitamo kujyana titre y'abanyarwanda bana abo mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba ariho twafashe nyine umwanya wa kabiri muri category ya men's classic. Nyuma ya Muscle Mania tumaze kubona uwo mwanya wa kabiri wa men's classic, niho twafashe umwanzuro, niho twatubonye itike tujyana muri WBFF i Londres. Hanyuma ayo mezi 6 turitegura, ariko nyuma haza kuza kubamo ikibazo cy'impapuro, hanyuma biza gutuma tutagenda. Ariko ubu ngubu nyine biri kugenda bikemuka ku buryo tugomba kujya mu kwezi kwa 8. WBFF ni irushanwa riri hejuru cyane, navuga riri ku rundi rwego muri monde ya fitness moderne. Rikaba ari irushanwa professionalize abajene banyuzemo. Rero kugira ngo urijyemo ubanza guca mu yandi marushanwa matoya kugira ngo nyine ureba aho ugeze, kugira ngo nyine ubone izo mpushya zikwemerera kugira ngo ujye gukora iryo rushanwa. Uko guteba rero kwabayeho kwa WBFF mu mwaka wa 2017 na 2018, nibyo byatumije dusa nk'abasubiye inyuma cyangwa se dutakaza uwo mwanya wo kuzikora. Rero bisaba ko twongera gutangira kugira ngo dukore, harimo amarushanwa tuzanyura ari munsi gato kugira ngo twongere twivalorize. Harimo iryo tuzakora ku itariki 22 z'ukwa gatatu n'irindi rirangiye ryo mu mpera zo kwa 4. Umunsi wanjye wa Abe Workout utangira saa 12 za mu gitondo. Rero kubera mfite n'akazi, hari igihe nkora mu gitondo cyangwa se nkakora ikigoroba. Tuvuge urugero, nimba ndi bukore mu gitondo, ndabyuka nkafata amafunguro ya mu gitondo saa 1, nkajya ku kazi nkagerayo saa 2. Ku kazi mfungura saa 4,
amafunguro matoya, nkongera nkafungura ifunguro rinini saa 7, noneho nkarangiza akazi saa 8, nkataha nkagera mu rugo hano saa 9, nkategura ibinjyana muri sport, nagerayo nkatangira kwientraîna, ngo nkakora nk'amasaha 2 cyangwa se amasaha 2 n'igice bitewe n'ibyo ndi bukore. Narangiza nkongera nkafungura rya funguro rya nyuma ya sport ritoya, nagera mu rugo nkongera nkafungura ifunguro rinini rya saa 2, narangiza ifunguro rinini rya saa 2, nkategereza ifunguro rya mbere yo kujya kuryama rya saa 4. Rero ku bijyanye n'imyiteguro y'amarushanwa ntabwo biba bimeze nk'indi minsi isanzwe. Nuvuga ngo iyo uri mu myiteguro y'amarushanwa hari icyo bita, harimo amakategori nayo. Nuvuga ngo hari icyo bita prise de masse, hakazamo sèche, hakazamo décharge, noneho hakazamo n'icyo bita recharge. Ntabwo nzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko prise de masse ni igihe uba uri kurya cyane, uri kurya ibiryo biri proteine, birimo na glucide, kugira ngo umubiri wawe nyine ukomeze ufite imbaraga, kugira ngo ubashe gusunika ibiro byinshi, kugira ngo ubashe kuganguza kurusha. Hanyuma iyo utangiye sèche ni définition musculaire, ni igihe uba uri gutakaza nanone ya magrese uba warafashe uri kurya bya bindi. Nuvuga ngo ugabanya amakarori yawe, ugakuramo bimwe na bimwe ubona bitari ngombwa bitewe n'uko fizike yawe imeze. Hanyuma icyo gihe kikagenda, icyo gihe uragikomeza kugeza igihe uba buri minsi 30 y'irushanwa ariho utangira icyo bita décharge. Noneho iyo bavuze décharge, nuvuga ngo ukuramo ibintu byose usigara kuri proteine yonyine. Proteine nyine ni ibiryo alimazi iri proteine, genre inkoko, amafi se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho icyo kwezi kwarangira, mbere y'ukwezi by'umweru 3, ugahita ukora icyo bita recharge, ugahita utangira kurya ibiryo bitarimo proteine n'imwe, ariko ukevita umunyu kugira ngo nyine umubiri wawe uze kuza guhita widegrada, uze kuza guhita ubyimba ako kanya, uze kuza guhita ugira volume. N'ibyo ngibyo rero, izo ni detail ntoya zisabwa ariko ziba zigoranye cyane. Kandi iyo uri muri décharge, cyo nanibagiwe, iyo uri muri décharge nuvuga ngo ukora kwiruka cyane kugira ngo nyine ujugunye n'ibyo wari ufite byose nyine. Ariko urimo kuhosharge nta kintu ukora, nta vuga ngo sport urayihagarika ugafunga witeguye kujya kuri scène. Nuvuga ngo ku bijyanye n'ibyo nababwiraga by'amakategori y'amarushanwa, iyo uri kwitegura ukuntu bigenda, nuvuga ngo twebwe periode turimo no munsi, nuvuga ngo dufite ama competition agenda yikurikirana. Dufite irya mbere ku itariki 22 z'ukwezi kwa 3, nuvuga ngo ubu ngubu nyine turi muri sèche hagati. Nuvuga ngo tuzatangira décharge ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2. Ariyo mpamvu nyine ubona ko biba bisaba ingufu nyinshi cyangwa se ibindi bintu bidasanzwe, ku buryo akazi biba ngombwa ko umuntu aba agahagaritse kugira ngo yiconcentre. Rero niyo mpamvu tumaze kudesharge nyine nyuma y'iryo rushanwa, urumva ntabwo tuzahagarika décharge, twebwe ahubwo tuzakomeza décharge nyuma y'amarushanwa, kugira ngo tujye kuza gukora rya rinini ryo mu kwa 4 nyine kurangira. Urumva ntabwo twabihagarika, kuko urumva ntabwo twagira igihe gihagije cyo kwihatrapa. Iyo uri mu ayo marushanwa nk'ayo ngaho, nuvuga ngo ukeneye kumenya ukuntu umubiri wawe ugenda uzamuka. Umubiri wawe uhinduka byibuze buri minsi 3, uba ugenda ubona resultat zigenda ziyongera. Ariyo mpamvu dukunda kwifashisha amafoto ya buri munsi, kugira ngo umuntu arebe nyine ikibura cyangwa se kitabura, kugira ngo acyongere. Kirimo cyane haba hariho n'ibirimo byinshi, kugira ngo umuntu abikuremo, kugira ngo nyine umuntu akomeze mu nzira nziza. Naho ngaho aho usanga dukeneye, niho mpamvu usanga dukeneye ubufasha bwanyu nanone mu mpande zindi zitandukanye, kubera ko iyo umuntu yaretse imirimo cyangwa se akareka n'ibindi byose yakoraga akifokaliza ku ibyo ngibyo, biba bikeneye nanone kugira ngo nyine ibyo byose bikomeze biboneke, ayo maproteine cyangwa iki. Ariyo mpamvu dukomeje kubiyambaza kugira ngo mukomeze kutuba hafi muri iki gihe turimo.
rero abeho kawuti kaba ari nk'uko nabibabwiye, tukaba twaratekereje tugasanga kugira ngo tubikore deja twatekereje ku iwacu, twatekereje abanyarwanda. Mu bintu byinshi cyane badusaba hano, iyo urebye ibintu bagusaba kugira ngo urye cyangwa se kugira ngo umubiri wawe wiyevuriwe, usanga ari bya biribwa iwacu twebwe dufite twihingira. Tumaze kubibona tubona ni ikintu kitagorana ku bantu b'iwacu kurusha ab'inaha ngaha. Dusanga ni ikintu dushobora kubereka uburyo ki bishobora gukorwa, tukabibasobanurira, tukabibereka. Rero niyo mpamvu twafashe initiative yo kugira ngo tunyure muri ayo marushanwa, tubona ayo makarita bitwemerera kugira ngo tubashe kugira imigenderanire yo hirya no hino, cyangwa se tubashe gusobanurira abantu dufitiye uburenganzira n'impamyabumenyi, tuzabikore nta mpungenge. Abeho kawuti ikintu igamije kuba yafata ubwo bumenyi cyangwa se ibintu tumaze kugira mu mutwe, cyangwa se ibintu tumaze kubamo igihe cy'imyaka 5 tumaze, tukabizanira abanyarwanda. Kuko iyo deja ni siporo, nubwo mu Rwanda itarahagera n'ahandi henshi cyane muri Afurika ndetse itaragera, kuko twebwe twayimenye, nta mpamvu yuko atari twebwe twayizana. Hanyuma icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tukaba turi guteganya imurikagurisha, hanyuma tukararika abo bantu b'inaha ngaha nyine, aba athlete bose bakomeye kugira ngo badufashe, baze tuze dukora iryo murikagurisha, abanyarwanda bababone, abo musanzwe mubona ku mafoto cyangwa se n'ahandi mubabone. Hanyuma niturangiza dutangire nyine gukora uko twashoboye kugira ngo tubibagumishemo, tubibigishe, mubigumane, mubibane, mubivive, iyo mirire ihinduke, cyangwa se kuri bamwe babyifuza bien sûr kuihinduke, abakeneye kuganguza baganguze, abakeneye kunanuka bananuke, abakeneye icyo ushaka ukagikora biturutse ku maprogramme akoze neza ya alimentaire, cyangwa se amaprogramme d'entraînement tuzaba twakoze. Rero abeho kawuti ababashe kubana natwe mu kureba ino video, tubashimiye twivuye inyuma, kandi tubaje gushimira na Isimbi yadufashije kugira ngo ibashe gupubliya nyine ubuzima bwacu muri ubu buryo, n'ibindi binyamakuru byose byagiye bibana natwe byose mu gihe cyashize, kandi tubizeza ko ibyanga byakunda tuzabigeraho.